irasa abaturage, ngira ngo irakoreshwa n'aba South Africa, kandi bababwiye ko hari hari inyeshyamba za M23, iragenda rero yirasira abaturage. Ntabwo namenya abaturage bahaguye ngo ni bangahe, ariko ahantu yarashe nta nubwo hari detache byibura ya M23. rero uyu muvandimwe wakomeje agapostinga abasirikari, sometime mujya mupostinga mugapostinga n'abariho. Hari umutipe bapostinze rwose twarakoranye ejo bundi, mba ndamuhamagaye ntiwapfuye, ati ubwo wamvuga gutyo sinzapfa. mbona bakubiseho undi mugabo ntashaka kuvuga izina, cyangwa ntinamuvuga, ni Sakuve. nawe mba ndamuhamagaye nti nyakubahwa wapfuye, ati none wowe uvugana nabi kuzimu. ni ukuri nta muntu batarabika. bo rero nongeye nkasimbukira ku kiganiro twahoze tugirana, rubayita singupapuje ijambo urarihora naryo uraza kuvuga. aba bagabo ejo nako nyakubahwa Bertrand Bisimwa yaravuze, mwumvishe ko nta gitekerezo nta n'icyifuzo yigera agira cyo kujya Kinshasa, ntacyo afite. nanjye mugisha uri kuvuga, nabaye muri CNDP irangiye bagiye muri leta. wumve ukuntu mbikubwira, bagiye muri leta, nagiye mu nkambi. impamvu ki ntavuze ngo tugiye muri leta? bagiye muri leta, nagiye mu nkambi, nongera kujoyininga mva mu nkambi, ndongera ngaruka njoyininga M23. kugeza n'uyu munsi umutima wanjye uracyayirimo, nubwo umubiri wenda washaje utakimuvinga, utakiri active nka mbere, ariko umutima wanjye uracyariyo. kandi bagiye muri leta nabwo nasubira mu nkambi. ariko leta uko ubu ngubu bari muri leta, umutima wanjye uri kumwe nabo, kuko leta barimo rwose simbabwiye se ngo ejo bundi nzajya kuhasura. njye n'umwega na Justin anyemereye twazajyana cyane nabeze ko tuzaba turi kumwe tukahasura. tuzahasura, hari n'abandi, hari n'izindi mfura z'intwari tuzaba turi kumwe, tuzahatembera. niyo mpamvu nafunguye Justin, nafunguye YouTube channel kugira ngo nzajye mbaha alive murebe Masisi. umwega dukamire Bosco ejo bundi Bosco nikaguca mu ijambo. ejo bundi wafunguye space udukorera umuti twakira umugabo w'ingenzi muri twebwe. so rero niyo YouTube channel sinshobora, ntabwo nshidikanya ko nayo izatubera umugisha. so go ahead, we will support you my brother. ni ukuri rwose. ninongera no gufungura space nzayifungura mbatumirire, noneho nzatumira cya gihe nzabatumirira abantu b'ingenzi, ndimo ndabatereta kugira ngo nuko uwo nahereyeho nasanze afitemo birantega, ariko nzabatumirira kandi bazabakira. muyigeho rero iyo channel, mukore subscribe. ni channel nshyashya, nta bintu ndashyira, ariko nabaye nshyizeho interahamwe, kuko izavuga n'ubundi bya gisirikare. nabaye nshyizeho interahamwe ihetse imbunda bita Ingabire. so mujyeho mukore subscribe. nashyizemo link hano muri iyi space. ariko ikintu nababwiraga ni uko hari abantu badakeneye kongera kwivanga na Kinshasa n'umunsi umwe n'ijoro rimwe, nk'uko nanjye ntigeze mbikenera mu buzima bwanjye. simbabwiye ngo bagiye muri leta ndagenda. n'ubu ngubu ndi kumwe nabo muri leta barimo, umutima wanjye uriyo. ariko hari leta yindi itari yo barimo, ntabwo nabamo, uretse ko umutima wanjye utatandukana nabo, kuko icyo barwaniye still kiba kigihari. so uyu munsi rero nibwo bari mu nzozi zanjye.
uyu munsi nibwo bari mu nzozi zanjye. Naho uwumva ko bari mu ntambara njye mbabona nk'abari ku burinzi, bazajya bagenda bagura buhoro buhoro. Nta gihugu kibaho ngaho ngo kiratuje agahenge iyo kabonetse buri bose bariyubaka imbere, ariko mu nkike z'igihugu bakomeza barinze. Naho abatuvuyemo bajyanywe n'akagambane, abatuvuyemo kubera kuba barabaye affected, mbarahije ukuri ko turi bagari kandi turi hanini cyane kuruta aho bari kureba. N'izo drone aho ziri kurasira, izo drone Gisekedi yohereje n'aba South Africa aho bari n'ahacu, muzabibona. Reka ne kubishyiraho amagambo menshi, muzabibona ko n'aba South Africa bari aho bari uyu munsi ari ahacu. Murakoze, reka Rubayita mureka azavuge, nari mupapuje ijambo ry'iki cyabo. Rubayita ntabwo yazamutse ahubwo yanagiye cyakora yanagiye ashobora kuba muzamure mwene wambabarira ukazamuka kweri, wazamutse ukaganira ko mbona ibintu birushaho kuba byiza, ibintu ni sawa wangu. Gusa nk'uko umuvandimwe abivuze, twagiye tugira ikibazo cy'abantu bagambanira abandi, bakagambanira ubwoko, kugeza n'ubwo hari ubwavutse butigeze bubaho iwacu, ndavuga mu bisekuru tuvukamo, bwavutse tutazi iyo bwagiye. Cyakora igihe nikigera twasubiye iwacu tumaze gutuza, hamaze kuboneka ubumwe n'ubwiyunge, tuzicara tubabaze aho icyo gisekuru cyavuye. Muzabe mubizi neza ko muzabidusobanurira, ntabwo turi gito nk'amwe, ariko igihe kizagera, ntabwo nimuza tuzabakira, mpora mbivuga inshuro nyinshi, ariko tuzabanza tubashyire mu ngando, tuzabanza tubigishe indangagaciro za kimuntu, tubigishe icyo mwakabaye mwarakoze mu gihe abantu bari mu gihe gisa n'iki ngiki. Cya kabiri, ibintu amakuru, niba nk'uko umuvandimwe bivugaga, umuntu ajya abeshya, ikinyoma kijya kigenda kikagukurikirana, igihe kikazagera ukazashinjwa gukwirakwiza ibihuha n'amakuru atari impamo. Byanga byakunda, uko bizagenda kose, icyo cyo nacyo muzakisobanuraho, nangwa se bazakisobanuraho, ubwo habwirwa benshi hakumva beneyo. Reka nanone mbwire muvandimwe Claude niba ari kunyumva ahugutse atari mu kazi, na mwene muze mumbabarire muzamuke kugira ngo turusheho kuganira, kandi turusheho gukumbuzanya iwacu. Niko biba bimeze bavandimwe. Reka mbabwize ukuri, igihe kirageze aho abantu bazitwa batoya. Agaswiti kanjye nakubonye mu by'ukuri, nyemerera ufungure mike, ni wowe nari ntegereje. Ufungure mike tuganirize. Urakoze. Reka nzamure na Kayitare nawe wakoze, ndabona bakuzamuye. Gaswiti wafungura mike. Okay, sinzi ndabona asubiye hasi, bwagize ikibazo cya network, ariko araza kuzamuka. Drone yibaza za siko ibazanye kumeruka ari nyinshi kandi zishoboye ntacyo zakoze, zagenze gute? Ariko ese niba ntacyo zakoze, ubundi izo drone zindi ari kubabeshya, zundi ziraza zikora iki nizo bari bafite ntacyo zamaze? Ibyo rero byo ni ukwishuka. Ikindi sinzi niba abantu batekereza byagutse. Iyo umuntu ategetse byagutse, ntabwo umuntu utekereza neza byagutse, ndizera yuko atabongeye kurwana mu bintu, ubwo basha igisubizo gifatika kirambye. Byembaza igihe cyose kubona abantu bazima inzi neza bamwe na bamwe akavuga ngo ngo barazana drone ngo zibarase ngo bahite barangira bagenda. My friend, hari abahari, natwe turahari, hari naho turi kubyara. Sije ibintu mu bitekerezaho ku buryo niyo nabo twabyara ne bage, ubundi ku bantu abizi neza ntabwo kujya ntabwo kubupfa
ngo upfire gushira, ntabwo bishoboka, impossible, ntabwo bishoboka. Bamwe baragenda hakaza abandi, ariko yakoze. Niyo mpamvu buriya ibyo bakora byose, n'umuvandimwe Bosco abivuze neza, ati ngiye bagiye Kinshasa basara umugisha ku Mana, abwiye ati agende ngiye nimanukira mu nkambi. Still ukumva ko yakoze, waracyahagaze kuri yo, abwiye ati mugende bitewe n'uburyo ari kubyumva, akumva ari ibintu bidashoboka. nyihunganye nari nyijyanye, ntabwo nari nyisize. Wari ujyanye ku mutima, ibintu byiza cyane. Bari abavandimwe bandi bo rero nta kintu nyamara bamwe bafite n'ibibazo byo mu mutwe, nta kintu ngiye bavugaho cyane. Azongaza igihe cyose muzamuri kuvuga amahoro, muvuga urukundo, muvuga kwiyubaka, kuva nakumva M23 yatangira n'abandi babanjije bose. Nta gihe na kimwe nigeze numva bavuga ngo dufite umugambi kugira ngo abatutsi bazaye hano gusa basigaye ngo turwanye abandi. Ntabwo nabyumva ibyo bintu, kuko abandi batagira ibyo bitekerezo nk'ibyo kugira ngo abantu bashyire hamwe bubake igihugu. Ese bari kubona ejo bundi iriya space iri kuba, hari umuntu wanditse ngo uno muntu ngo kuba yatema ubwoko bwanyu ngo gutya na gutya. Avuga ati kuko turi muri 2024, ibintu abantu bamwe bagiye bagenda muri 90 kangahe no myaka yagiye ishira, baracyabigenda hati uyu no muri ubu bwoko ati wapi nta kintu twabwana, ati rwose mwahebye. Ahubwo abantu bakwiye gukora cyane, bagatekereza cyane ku buryo abantu bayishyira hamwe bakarwana hamwe, nta kindi kintu kibi bashaka amahoro. Abandi ejo bundi ngewe yarigeze bumve barire harigengere emotion yabigeze hano hantu, ejo bundi baratwika umuntu wanyu, ugaruke te nuko washimira abantu babishi, watekereje kabiri byagenze gute? Ntabwo mbyumva. Barica umuntu wanyu bamutwike, abantu babikoze baraho baridegembya, nawe uraje ati hubwo ndabashyikira rwose, ati bakomeze ibyo gukorana byiza, uru nukora n'ibintu gukora. Watekereje kabiri koko hano babidasobanutse kameme. Ni hambo abantu bite n'ibyo bavuga, ngiye kuri ngiye nta nyamishyikira, kuko numva nta sense ni na nkiya bifite, namwe ntajya mbitaho cyane kabisa, no kubumva byo nandwaza n'umutwe nk'abagenda nk'abahungira kure. Ariko mu gusoza navuga ngo dukomeze duharanire amahoro, ntawe dufite gahunda yo kugira nabi. Aho perezida M23 yavuze ngo na babandi bise wazalendo, wenda abantu batabizi wazalendo ni ijambo rya patriotisme, ariko ukumva barabagizi bana ba kaburidene, iyo bashaka gukora ibintu nk'abiriya bagiraza gushaka ikintu cyiza cyereka abaturage ba Kongo benshi, kubashukana ibintu byoroshye cyane, ati ni abantu bakunda igihugu, akubitira hamwe nuko bagatangira kurwanya M23. Cyose duharanira amahoro, nta mugambi na muke dufite kugira undi muntu nabi, dufite kubara ngiye byanjye aho hantu mpaniye, kandi niho buri muntu wese yari akwiye kuba ari muri urwo ruhande, kuko utabangamira undi muntu, kuko utagira gahunda yo kwica undi muntu. Nta gahunda M23 ifite, kandi gahunda bijya imbaza nko kubona umuntu ari mu mahanga ngo za Canada, za Amerika na Australia hose, agatangira kuvuga ahunze iki, ati nahunze bano. None se kuvuga bano bantu ntabwo bashyigikiye ni ukubera iki? Ati mpamvu ntabashyigikiye ngo nimwe gusa, ati se ni iyi, ati nyine ngo bari kurwana. None se wari uzi ngo amahoro hari umuntu uzakuzana ku kiganza ngo ni u Rwanda, ahita akubwira ngo simba kubera u Rwanda. None hari ugasanga ntabwo yagiye afite visa avuye muri Kongo bambwira gahese. None hari undi we none mubabarire kumwita ingegera, namwubashye mubabarire. Yawe yaravuze ngo mpamvu M23 ngihora itsinda ngigafata n'ibice bimwe na bimwe, ngo nikuzi kurwanira hasi, ngo kandi kazi no kurwana ninjoro, ngo ariko ngeje mundi ngo tuzayirangiza. Mu nyumviro no kuri kw'Imana, niba hari ikintu kirwana kuri ibindi bintu byari byose ni cause, impamvu iri kurwana, impamvu iri gutuma uva mu nkambi, impamvu ituma utajya muri za Amerika, za Canada, za Australia hose mu bihugu byiza, ugahaguruka ukajya kurwana. Iyo cause yabiteye, iyo mpamvu yatumye uhaguruka ajya muri ibyo bintu, ukavuga ati ndagiye ngiye kurwana uburenganzira. Wari uvuye muri aya mapitsa n'ibiki byose ukabivamo.
banumva yuko ari agakwiye guhabwa agaciro kurusha ibindi ibyo ari byo byose. Kansoze ngira ngo dukomeze duharane amahoro, nta kindi. Amahoro, urukundo aba ari byo bituranga. Abandi bo bagerageza kupanga kwica abandi, kugira abandi bantu nabi, bakomerezaho, ubwo bazagera barusome. Bishyigikira rusoma, bakomeza rwigishigishiye, rwishigishira igihe kimwe kizagera barubone. Murakoze.